ariko uyu mukobwa aranshaka wikira ko naguhunze ko nagusigiye ibintu byo mu nzu usibye imyenda yanjye nakuyemo uranshaka wiki sister n'ukuri mbabarira wiki mbabara n'ukuri ndakwinginze umva sinshobora kukubabarira n'undi munsi sister wanyumvishe umva wanesheje umutwe unesha umutwe ndakwihanganira ariko ubu ngubu ubwo ntabwo wakongera sister ndabyumva no subirayo genda inzira yakuzanye urayizi mbabarira Betty gira vuba mvira mu rugo genda ntabwo ngushaka narakuhunze urangurananiye ubu ninde wakubwiye aha ngaha mba none genda Betty garuka hano mubwiye Betty noneho wisubiyeho wabaye umwana mwiza wakongera ukaza ukabana nanjye nisubiyeho ntabwo bizongera sister wisubiyeho Betty n'ukuri nisubiyeho wisubiyeho ntabwo nzongera pe ntabwo uzongera ntabwo uzongera si bizongera n'ukuri ndakwinginze ubundi se wajyaga he ko uzi ko ari wowe mwana mfite ari wowe mubyeyi wasigiye Po. Meze bite se? Meze neza. Agenda se? Agenda. Murareba dukize? Kuraga filime kitwa Cyifuzo n'umuhigo. Si byande byanyu mana. Gute se? Wagiye biragahinde karyoshye. Ntabwo genda mbere. Abakobwa mana ukuntu mukunda duhinde. Akareka ntabwo mbikundanye. Sharama Ndi Nyarwanda. Makuru se? Makuru ni meza. Shanyine amazina yanjye banyita Kigenza. Wewe kwitandese? Yitwa Jasmine. Jasmine. Shafita akazina keza kabisa. Akoze cyane. Ndakishimiye pe. Yego. None se? Amani nimero simba nakugoye. Ntacyo bitwaye. Ayo. Gusa ntago ngiye nkuzi. Oya nta kintu nzi mu rugo iwanyu. Turaza kwibwirana ikibazo se? Nta kibazo. Gusa nyine ndatungwa n'ukuntu utazi kabisa. Gute se? Asimaje ndi cyamamare pe. Kubona amasaraye. Ubona amasaraya? Sinose mana mbwira. Ujya urenga amaze? Icanye nziriba cyane niko kazi nkunda kuba nibeshye. Ubwo se wambwira ute kutanze kandi urenga ngoma? Gute se? Ntago uzi umuzigo se mani. Bita hehe na keya. Birakazi. Hehe na keya? Yego mani. Shanda yizi pe. Niwe sinyambona. Ntago ujya mbona mani. Witwitse ko byanga biteye ko mani itegereze neza. Ga. Ngomba menye na Australia. Nta birenze ariko nyine yabirato. Ahandi se? Shameze neza. Ubu se mani ko mbona wifunze. Wari ugiyeho ngo cyane ngiye kuri studio nyine gufata uturirimbo nyine dufilime. Kugira ngo nyine nshobora kureba neza. Nana ndi kureba birarangiye. Cyane byiza tu. None se waguye kizari birenze. Cyane kibazo. Sanze nari ngiye. Cyane hari bito. Yego. Sister bite? Meze neza. Amakuru. Yesashimye. Ahimbazwe. Imana imbazwe. Meze neza. Ni musengero witonze. Ni bisanzwe. Umunsi nabera mu cyitsi nyine musengero rwanyu. N'utazagaruke. Ko nakwishimiye. Merci. Merci. Nawe abanyishimiye? Njye abakristo bose ndabishimira. Uwerejwe n'umwuka wera satara abakristo. Uwerejwe n'umwuka wera nabo ndabishimira. Kandi avuze ngo ushimira abakristo gusa. Bose nyine. Nawe uwerejwe n'umwuka wera nabishimira. Ndababwira nyine muzagaruke. Ese mashaka ku inshuti ne byasaba iki? Kugira ngo ageze gusenga ameze neza. Ntacyo bisaba. Ese umurongo wo gufasha muri minsi niwe muri bibiri. Umurongo uri kumfasha muri iyi minsi? Yohana 1:1. Avuga ngo ikiganze ko njyaza kumfasha. Ni wowe ufite ahagufasha nanjye mfite ahamfasha. Oya burya ari gishobora kumindura bitewe nawe. Haravuga ngo mbere na mbere habayeho jambo. Kandi jambo yari Imana kandi yaranye n'Imana. Amen. Tumagenda bari umfasha muri minsi kabisa. Zagaruka n'ubutaha. Ariko sinzi ndabona utazi ukuntu umeze. Sinzi ukuntu umeze. Uyu ukomeze kose nuko wavuye gusenga.
wowe se urishimye cyane. wanyishimiye uko nakwishimiye cyane. Oya nyine nakwishimiye ko uri umukristo nakubonye kandi ubirimo neza crash. wanyishimiye gake Nibisanzwe. oya ariko ni wallahi ntabyo ubwo siko tabanje kunyibwira. Kenje nitwa Karen. Karen nanjye nitwa Peter. Reka tuvuge tugenda ndabona ikirere kimeze nawe ry'imvura yadusanga ngaha kandi no kugama ahari. Kare none se ugira telefone sibize waba wayitiye ntabwo mbizi. oya bayize umenya namba yawe se koresha na za mbuga bita WhatsApp. Nkoresha niyo shobora ndemeye kabisa. uko kuremera gute se umaye namba yawe. Okay nziko nishimye nanjye nishimiye kubamenya. ni ukuri ko Imana akarya ifi ku munsi mukuru wa Fifi niwo muntu ushimishije cyane. Urakarya iki? ndakarya ifi ku munsi mukuru wa Fifi. Halo? Beti bimeze bite? Ndi mu rugo ndi muri jaride sinzi niba okay. Sawa ukoresha umwanya mutoya ntabwo meze neza uyu munsi kandi ndabikubwira nakutebuka. Sawa. Waje karibu. Star. Meze bite? Sawa. Akira nawe nakuzaniye. Oya. Ubu nta kintu nshaka kunywa rwose ngiye ariko urakoze. Ko niba se utishimye? Ndishimye. Nta kibazo ufite? Urebye kuva wa munsi tubonana ntabwo meze neza nsigaye numva ntazi ukuntu umeze. Ushatse kuvuga iki? Se n'icyo utumva. Sawa nta kibazo. Urayanze? Ntabwo ari ukuyanga. Ntisomera. Ahubwo ryoherwa wowe. Gusa ndabona udakeye ntabwo nzi impamvu. Hanyine ni icyo kibazo gusa nta kindi kibazo. Uyu munsi ndumva nta kibazo nshaka kwiteza. Kubera iki se? Ahubwo nagira ngo umbwire nyine ikintu wabaye. Ushize naraje ngo ukimbwire ntabwo wakimbwiye. Ntabyo nakubwiye? Hari umuntu ngiye guhamagara ni surprise. Sinakwemereye surprise? Cyane. Buretse gato mpamagara umuntu. Halo? Okay, ndamubuze. Halo? Halo? Mama Fanny. Nabashakaga sinzi niba ari ngombwa ko munyitaho. Sawa ndi mu rugo. Nawe ndi ntacyo bitwaye. Okay. Ndajya nkubwira rimwe buri munsi ijambo rimwe. Ntajya no kumbwirira rimwe. Oya? Ntabwo ari ngombwa. Ariko nawe ndabona utameze neza uyu munsi. Nta nubwo nteze kumera neza muri iyi minsi. Nimukiye hano kubera impamvu z'ibyo nshaka kugera. Nizere ko atari impamvu zanturitse ariko. Ntabwo mbizi. Salamu alaikum Mama Fanny. Waalaikum salam. Bene muraho. Uraho neza? Yego. Ni karibu. Asante. Jewe rero
ibyanjye narabirangije urafataho Urakoze cyane. harya mwebwe ntabwo mujya murebaho Kare kare. ikintu nshaka kukubaza ntabwo turi butindane cyane Mhm. ntabwo tumenyeranye cyane ariko ndakuzi nshaka kukubaza ndi seriye pasiteri aba he Pasiteri sinza. ntabwo uza haba wambwije ukuri Mubeshye muri iki? mpindi nimero akoresha Nani ufite nanjye? Ufite yasanga mu buzima. bimeze bite Sinzi amuciye iminsi nanjye mu buzima. aho muherukanira se niba atari mu rugo yakubwiye ko agiye Yavuye mu rugo ambwira ko agiye mu kazi. Hmm, Ariko kuva uwo munsi ambwira ko agiye mu kazi ntabwo ndongera kumubona. reka nkubwire rero buriya pasiteri tuziranye iminsi myinshi sibyo dufite ibyo dukina utazi n'ibyo uzi nshaka kukubwira ko uyu munsi pasiteri mufite Uvuze ngo iki? ndamufite Mu ruhe rwego? kwanza wowe nta n'ibyo uzi ndashaka kubishya umeruka ameze gutya Oya. ntabwo bizi aho duherukanira turi mu rugo sinari muzima urya munsi nibwo byabaye gutyo Ibyo nabibwirwa ndashaka ko mugiye kubyishyura kimwe kuri kimwe cyane cyane aka gakobwa kawe Hey, mama njyewe niko tumwana wanjye zo mu bibazo byanyu. mama Fani reka twumvikane ndashaka pasiteri urumva ndashaka pasiteri cyangwa Aho be. Fani ugiye kujya mu mukino wacu hamagara so mubone cyangwa wowe nkubone ndabizi ko ari wowe akunda Babara ndekera umwana. Ajya mu okay. mukino wanyu. Nibyo nakubwiraga muhaguruke mugende ndangiza ibyanjye Ubundi ibyo bibazo mugenda mupfa ibyo birandura. ndashaka pasiteri cyangwa nkubone Cyabare cyane. muhaguruke Sigara mugende n'indagara zawe. Fani Bambwiye ko uzi guteka ariko ndabona atari byiza cyane. ariko se ko biryoshye uravuga iki Sawa ndategereje. ntariho Hejuru bishe vuba musaza wanjye afite inzara cyangwa kujya mu kazi. Ngira vuba vuba. ugomba gutuza kuko igihe cyageze kugira ngo ubashe kubana biwanyu ese ubundi nashaka ugomba twereka abasore papa ntabwo alo ntabwo tuvuga umuzigo uramaze kuwufata ngo usange abandi nkukugezeho nta kibazo ndaje ntabwo ufite amahirwe ya nyuma guhamagara papa wawe gira vuba vuga nomero ze vuga vuba vuba cyamuvugana irya nyuma nomero yawe kompoze ufite andi mahirwe ya nyuma yo kuvugana na mama wawe
Amba kuvuga nomero ye. Yego. Vuga. Kiravura nyiza ngaho. Vuga ijambo rya nyuma. Papa, barajyanye. ariko nubyo niba kiba kubumubwira ujya utanga Bina, reka amagambo menshi umenye ko ari n'umwerejwe n'Imana. Meze nomero ya pastor ngo biza kugenda neza. Meze nomero ya pastor bigenda neza.